kano kanya twari tumaze iminsi tubaganiriza ijambo ry'Imana twakoreraga amavuta yo kubwiriza ariko muri kano kanya ni ikiganiro nifuza ko dukorana ntabwo ndi buze kubwiriza ahubwo ndaza kugerageza kubaganiriza cyane kuko ndifuza yuko dusobanukirwa ibihe isi igezemo mu gihe cya none. Rero mbere yuko ninjira dipu reka tubanze dusome ijambo ry'Imana hanyuma turaza gukomeza tuganira n'ijambo tumaze gusoma muri kano kanya. Reka dusome mu gitabo cya Daniyeli ibice 7 turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 8 hanyuma turaza kujya mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13 niho turi buze kuganira kuri uyu munsi. Ijambo ry'Imana avuga ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami wa Babuloni, Daniyeli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniyeli aravuga ati mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini 4 zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu. Nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikuriwe igahagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuka uconshomere inyama nyinshi. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe ku mugongo wayo. Yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga kandi yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutware. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma icoshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya. Imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Ahangaha ni mu gitabo cya Daniyeli igice cya 7. Turakomeje rero reka dusome no mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13. Naho turahera ku murongo wa mbere ndetse tunabishoboye twagisoma cyose kuko ibyo tugiye kuvuga byinshi bikubiye muri kino gice cya Daniyeli tumaze gusoma ariko cyane turibanda kuri iki gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13. Reka dusome duhere ku murongo wa mbere. Gihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisigo 10 no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwayishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo.
baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyiramya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imare amezi 42, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyana abandi ho iminyago, nawe ubwe azajyanwaho umunyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Umurongo wa 11. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere. Mu maso yayo ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye. Imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere y'aya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cyayo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Excuse me. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Itegeka bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ry'aya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Hallelujah. Tumaze kuganira cyangwa se tumaze gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Daniel ibice 7, hanyuma dusoma n'ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13. Daniel n'umwe mu bakozi b'Imana bakomeye babayeho b'abahanuzi, babonye ibizaba mu bihe by'imperuka, cyangwa se bashoboye guhagarara mu bihe barimo, bareba mu bihe bizaza, hanyuma bashobora gusobanukirwa ibizaba kugeza igihe imperuka izaberamo. Yakuwe i Yerusalemu ku gihe cy'ubwami bwa Babuloni, ubwo bazaga gutera i Yerusalemu, baramunyaga bamujyana i Babuloni, ariko ntabwo yigeze atakaza ubumana bwiwe, nigeze atakaza ubusabane bwe n'Imana. Yakomeje gukorana n'Imana, agumana n'Imana. Rero Imana yamuhaye ubwenge buri hejuru y'ubundi bwenge bwose. Imana imuhishurirwa ri hejuru y'andi mahishurirwa, kuko Daniel niwe mugabo Imana cyangwa se Bibiliya ihamya yuko yari umugabo ufite ubwenge buruta ubw'abandi banyabwenge bose. Ni umugabo wakoranye n'ingoma 4, yakoranye n'abami 4. Buri mwami wese ku gihe cya Daniel yabaga akeneye Daniel kugira ngo amusobanurire, amubwire ibihishwe, amubwire iby'ubwiru byo mu gihe cyiwe. Ibintu byose by'amayoberane byabaga bidashobora gusobanurwa n'umuntu uwo ari we wese. Daniel niwe wiyambazwaga mu gihe cyo kugira ngo abisobanure. Daniel yari afite ubushobozi bwo kubasha
kwicana n'umwami akamenya inzozi yarose atarahari, umwami atavuze inzozi ziwe, umwami yibagiwe ibyo yarose, ariko Daniyeli akabasha kwinjira mu isi y'umwuka akamenya ibyo umwami yarose mu ijoro aryamye batari bari kumwe. Kuko ubusanzwe niyo umuntu umwami uryamanye ntabwo ushobora kumenya ibyo arimo kurota. Ushobora kubona arimo kurazirana, ukabona arimo kunyeganyega cyangwa se kurwana, ukamenya ko arimo kurwana n'ibintu runaka, ariko ntabwo ushobora kumenya ibyo arimo kurota. Kuko inzozi ni iki? Inzozi ni igihe umuntu w'umwuka akurwa muri uyu mubiri akajyanwa mu isi y'umwuka, none akabasha kubona ibintu biri mu isi y'umwuka. Rero icyo gihe hari igihe bya bintu wa muntu w'umwuka arimo gukora mu isi y'umwuka wenda bishobora kumutera ubwoba, noneho byamutera ubwoba wa muntu w'umwuka akarwana, yarwana umubiri we wasigaye ku isi ugatangira kunyeganyega no gukora movement zitandukanye, ariko we muryamanye ntabwo ushobora gusobanukirwa ngo umenye ibyo wa wundi arimo kubona mu isi arimo y'umwuka, kuko aba yavanywe aho ngaho yajyanywe ahandi hantu hatarebeshwa amaso y'umubiri. So izo ngizo nizo bita inzozi. Rero birakomeye kugira ngo ubwire umuntu ngo ibyo warose ni ibingibi, kuko ntabwo aba yarose avuga nubwo mwamuryamanye. Ariko noneho Daniyeli uri mu kindi gice, uri ahandi hantu, yashoboraga kwicarana n'umwami. Haleluya! Yashoboraga kwicarana n'umwami akamureba akamenya ibyo yarose mu ijoro. Ba Yosefu bari bafite impano zo gusobanura inzozi, ariko byasabaga yuko umwami abanza gusobanura Yosefu akamubwira ngo narose ibi n'ibi, hanyuma Yosefu nawe yarangiza akagenza gute, akabasha gusobanura umwami ngo ibyo warose bisobanura ibi n'ibi. Ariko kuri Daniyeli yari afite ubushobozi bwo kumenya ibyo umwami yarose atabimubwiye akanabimusobanurira. Daniyeli yashoboraga gusoma amagambo yanditswe mu rurimi rutaba kuri iyi si. Muri hangana Bibiliya ivuga ngo igihe kimwe urutoki rwaraje rwandika ku gikuta, rwandika ngo meni tekeri usirafini. Urwo rwari ururimi rudakoreshwa mu bwami bw'abaperesi. Nta hantu hamwe urwo rurimi rwabaga. Bahamagaye abantu bose bazi indimi z'amahanga yose atandukanye baze basobanura urwo rurimi. Hano washobora kurusoma, hano washobora kurusobanura. Ariko Daniyeli yari afite ubushobozi n'imbaraga zo gusoma inyandiko z'indimi zitaba kuri iyi si akazisobanura. So uyu nguyu rero muri bwa bushobozi na za mbaraga Imana yamuhaye, yamujyanye mu iyerekwa, imwereka ibizaba mu gihe kizaza, imwereka ukurangira ku isi, imwereka ibihe bya nyuma. Ibihe turimo guca mu munsi wa none Daniyeli yabibonye mu myaka 100 mbere yo kuvuka kwa Yesu. Daniyeli yavuze ngo igihe kimwe ari mu iyerekwa ajyanwa iruhande rw'inyanja. Iruhande rw'iyo nyanja agiye kubona havuyemo inyamaswa enye. Izo nyamaswa yazidusobanuriye nizo twahereyeho turimo dusoma. Avuga iya mbere uko yari iteye, avuga iya kabiri, avuga iya gatatu, avuga iya kane. Ageze ku ya kane avuga ngo iyo ya kane yari ifite imitwe 10. Imana tugire neza cyane. Ibi ngibi tuzabigarukaho, tuzabasobanura buri nyamaswa yose Daniyeli yabonye ubusobanuro bwayo, ariko muri kano kanya ntabwo twifuza kuvuga kuri izi nyamaswa zose enye, ahubwo ndaza kuvuga kuri inyamaswa ya nyuma, kuko inyamaswa ya nyuma niyo Yohana yongeye kubona yeretswe n'umwami Yesu ari ku kirwa cy'Ipati mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 13. Yohana nawe yongera kubona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10, imitwe 7 n'amahembe 10. Exact ya mahembe Daniyeli yabonye inyamaswa yazamukanye
niyo Yohana yongeye kubona mwiyerekwa abona inyamaswa kandi ubundi izamutse ifite imitwe 7 ifite amahembe 10. Ibi ngibi nabyo tuzabisobanuraho mu bindi bice biri imbere, kuko hari icyo twifuza ko mumenye cyangwa se mutahura uyu munsi muri kano kanya. Yohana abibonye ari ku kigo cy'Ipatimo abona iyi nyamaswa irazamutse ivuye mu nyanja, ngo ariko irangije irakomereka, ikomereka uruguma ruyica irapfa. Ngo ariko ikimara gupfa, ngo cya kiyoka ngo kiraza kisubizamo ubushobozi bwo kongera kubaho, ngo irongera igira ubuzima. Yari yakomerekejwe n'uruguma yapfuye, ngo ariko irongera ibaho. Ibi ngibi nibyo nifuza yuko tuza gusobanukirwa kuri uyu munsi. Ese iyo nyamaswa iva mu nyanja ni bwoko ki? None yukomeje muri gice cya 13 biravuga ngo haduka indi nyamaswa yo itavuye mu nyanja ahubwo ivuye mu butaka. Ngo turimo turareba inyamaswa ebyiri. Hari inyamaswa zirimo zizo zituruka mu nyanja, hari n'inyamaswa ije hanyuma ariko ikaza iturutse mu gitaka, iturutse mu butaka. Yo ntabwo ivuye mu nyanja nka za zindi zabanje, arizo Daniel yeretswe, ari ngiyi Yohana yabonye iva mu nyanja ikaza hanyuma yarangiza igapfa, ariko mu gupfa kwayo ikongera ikabaho. Izo zose zirimo ziraturuka mu nyanja. Ngo nyuma yaho haduka indi ivuye mu butaka. Ngo ya nyamaswa yavuye mu nyanja yari yarishwe n'uruguma igakira, ngo iha ububasha bwayo ya nyamaswa yavuye mu butaka. Imaze kuyiha ububasha, ngo ya nyamaswa yavuye mu butaka yo yari ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ngo ariko ikoresha ububasha bw'ikiyoka. Aha ngaha harimo trike, kuko birarangije ivuga ngo aha niho ubwenge buri. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ni ibintu biri mu buryo buri secret cyangwa se mu buryo bwihishe, ariko udashobora kumvisha ubwenge bw'umubiri, bikenera ubwenge bw'umwuka kugira ngo ushobore gusobanukirwa. Kuko iyo tuvuze ngo inyamaswa, umuntu wese atatekereza ngo hari iki, kuko uzasanga hariho nk'amadini amwe n'amwe ashushanya akazana nyine inyamaswa kuri ya Daniel yayibonye, yayidekrive, yayisobanuye, agahita ashushanya akerekana iyo mitwe, akerekana iyo mahembe. None abantu bakabaho ngaho bategereje, bazi yuko igihe kimwe hari ikintu kizaturuka mu nyanja kimeze gutyo kikaza ku isi hanyuma abantu bakakirana. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo, ahubwo ibi ngibi bifite ubusobanuro. Ndagira ngo nkubwire ngo banza usobanukirwe iki ngiki. Bibiliya ivuze inyanja ibivuze systeme y'isi, imikorere y'isi, organisation y'isi. Iyo ngiyo niyo nyanja. Iyo ivuze ubutaka, ibivuze system, ibivuze ikiremwa muntu. Nubwo ngo ibindi ndaza kubigusobanurira, kuko ibindi udashoboye kubyumva ntabwo ushobora gusobanukirwa icyo birivuga. Kuko Bibiliya iri mu migani 100%, 100% iri mu buryo bw'imigani. Nureba ubuzima bwa Yesu arimo kubwiriza, uzasanga igihe cyose araza akavugira mu migani, hanyuma akerana n'abigishwa biwe bakamaza ngo tubwire washakaga kuvuga iki, akabasobanurira. So rero aho Yesu yavugiye, abari bahari batahanye imigani gusa, ariko abasigaranye na Yesu, abatindanye na Yesu bahawe ubusobanuro bwa buri jambo ryose yavuze. Farawo arota inzozi, yabonye inka zizamuka ziva mu nyanja, abona zirabyibushye 7, abona izindi 7 zizikurikiye zinanutse, zirangije zirazimira. Ariko Yosefu agiye kumubwira ngo inka 7 n'imyaka 7 y'uburumbuke, hanyuma ziranga zindi 7 zinanutse n'imyaka 7 y'inzara.
ati rero ya myaka za nka 7 zaje zikamiriza ibyibushye n'imyaka 7 y'inza y'uburumbuki zabaho, hanyuma indi myaka 7 y'inza rikayikurikira, hakaba ubukene butigeze kubaho bukamira bwa bukire bwose bwabeho mu myaka 7. Yesu Kristo arangije aravuga ngo umubibyi yasohoye imbuto, akibibaza zimwe zigwa mu nzira, izindi zigwa ku butaka bw'akara, izindi zigwa mu mahwa, izindi zigwa mu mabuye, ngo ariko izindi zigwa mu butaka bwiza. Abigishwa baramwegera bamubwira ngo tubwire ibyo bisobanuye iki. Arangije arababwira ngo imbuto ni ijambo ry'Imana, ubutaka ni abantu bumva ijambo ry'Imana. Urumva neza? Rero birivuze ngo inyamaswa yindi ituruka mu butaka. Iyo ngiyo ni inyamaswa isaza iturutse mu bantu, n'umuntu, ntabwo ari systeme. Ariko birivuze ngo inyamaswa ituruka mu nyanja, iyo ngiyo ni systeme y'isi, no organisation y'isi. Mani tugire neza cyane. Rero iyi organisation y'isi cyangwa se iyi mikorere y'isi, reka mbahe urugero gatoya. Iyo turebye igihugu cya Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kiyoborwa n'amashyaka abiri akomeye, bafite amashyaka menshi ariko abiri niyo muzi. Hariho iri shyaka ry'abademokrate n'ishyaka ry'abarepublike. Ishyaka ry'abademokrate muri Russia ko niryo Obama aturukamo, ni naryo perezida uriho Biden ubu ngubu aturuka mu bademokrate. Hanyuma hakabaho n'abarepublika. Abarepublika no murabazi cyane kubera ko nibo Bush aturukamo, nibo barwanye muri Iraq. So rero ubutegetsi bumeze gute? Nuvuga ngo ubu butegetsi bwa Amerika, iyo umutegetsi agiye ku buyobozi, tuvuge example uyu munsi wa none, baravuga ngo Biden ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni umuntu mu buryo bw'umwuka, ni inyamaswa ituruka mu butaka mu buryo bw'umwuka. Noneho ku rundi ruhande bakavuga ngo ishyaka ry'abarepublike niryo riri ku butegetsi. Murumva ibintu bibiri. No kuvuga ngo hariho perezida n'umuntu, ni Biden, arazwi, aragaragara, wamudekiriva ni umugabo umeze gutya, umusaza ufite imyaka 2, umeze kunuku, uramusobanura. Uwo ngoro mu buryo bw'umwuka Bibiliya irimo kuvuga ni inyamaswa iturutse mu butaka mu buryo bw'umwuka, nicyo bishatse gusobanura. Noneho sasa uyu Biden nubwo ari uyoboye, ariko inyuma yiwe hariho indi systeme ariyo yitwa abademokrate, ni systeme y'ishyaka. Ari hariya ariko akorana na systeme y'ishyaka. Ibi ngibi ni byo mu bihugu byose mubaho, muba mufite perezida uturuka mu ishyaka runaka. Nuvuga ngo uwo perezida arazwi, wamuvuga izina ni kanaka, ariko hari systeme y'ishyaka irimo gukora. Iyo systeme y'ishyaka rero ntabwo ushobora kuyisobanura, ntabwo ushobora kuyigaragaza. Nukuvuga ngo nawe ari hariya abarimo yuzuza ya systeme y'ishyaka riri ku butegetsi. Bavuga ngo ishyaka runaka riri ku butegetsi. Iryo shyaka rero ryo nukuvuga ngo ni ikintu, ni systeme yubatse, ifite amabwiriza, ifite amategeko, ifite umurongo igenderaho, ifite abayobozi batagaragara cyangwa se wenda bazwi, ifite abantu bayirimo, ifite ibyikora. Hanyuma systeme zayo nizo ikoresha mu kuyobora igihugu. Bakavuga rero ngo ishyaka runaka niryo riyoboye igihugu. Iyo ngiyo ni systeme. Niyo mu buryo bw'umwuka niho birivuga ngo ni inyamaswa izamuka ituruka mu nyanja. Iyo ni systeme y'isi. Nuvuga ngo icyo ni ikintu kiri organize mu buryo bw'igihugu, ni ikintu kiri organize mu buryo bw'isi, ariko kikaba kidashobora gukora cyonyine kidafite umuntu ugihagarariye w'inyama n'amaraso. Uwo rero niwe uza bakavuga ngo ni perezida runaka ayoboye igihugu, ariko ishyaka runaka niryo riyoboye igihugu. Ibyo nibyo nibaza ko mwese murabyumva, kuko ni byiza yuko mu gihe turimo tubasobanura ibintu byo mu buryo bw'umwuka, tubazanira ibintu byo mu buryo bw'umubiri mubanyemo muzi, bihita bigufasha kumva neza no gusobanukirwa. Yesu ashimwe.
biragufasha neza kumva neza no gusobanukirwa. Nivuga inyanja, Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo nkurikira nzaguhindura umurobyi w'abantu. Bano bahe baroba mu nyanja. Petero arimo kura amafi mu nyanja, ariko Yesu aramubwiye ngo nunkurikira nzaguhindura umurobyi. So iyo turimo tubwiriza ubutumwa bwiza, nuvuga ngo tuba turi mu nyanja. Ibi ngibi ni ibintu byanditse muri Bibiliya ugomba kumva. Inshuro nyinshi murabisoma ntimusobanukirwe, ariko nuvuga ngo biba bisobanutse. Yesu yarabigaragaje. Petero nkurikira nzaguhindura umurobyi, ariko umurobyi w'abantu. Yarobaga amafi mu nyanja. So bivuze ngo afashe ubutumwa bwiza Petero azigisha abugeranyije n'urucundura, hanyuma afashe abantu bazakizwa abageranyije n'amafi. Afashe isi abantu barimo ageranyije n'inyanja. Atuno no kuvanye mu nyanja y'amazi irimo amafi aribwa, nkujyanye mu nyanja y'isi irimo amafi, ariko ayo mafi n'abantu. Rero turimo kubwiza tuba turimo turoba mu isi. Iyo ngero niyo ya system ubu urimo kura abantu mu isi. Iyo bakuye mu isi ntubakuye mu isi muri buno butaka ngo bajyanye ahandi, ahubwo bavanye muri ya mikorere y'isi. Iyo ubwirije umuntu ngo wamukuye mu isi, ariko nta handi wamujyanye, aracyataha iwabo, aracyajya iwabo, aracyambara ko yambaraga, aracyagenda, ariko wahinduye imitekerereze, wahinduye imyizerere ye. Ibyo yakurikiranaga mu buzima bwiwe si byo agikurikirana. Bivuze neza ngo wamaze kumukura mu isi, wamujyanye mu bundi. Rero Bibiliya iravuga ngo warobye. Ibi ngiro biragufasha kumva neza. Bibiliya ivuze ngo inyamaswa ivuye mu mazi n'inyamaswa ivuye mu butaka. Ahangaha ni systeme n'umuntu. Ibi ngiro ugomba kubyumva neza. Rero iyi systeme ni iyihe? Nabwiye ngo Daniel arimo kuvuga yavuze ku nyamaswa enye, ariko avuga ku nyuma ya kane. Zirya enye zose tuzazibaganirizaho imwe ku yindi. Avuze kuri ya nyuma ya kane niyo Yohana yongeye kuza atangiriraho mu gice cya 13. Iyi nyamaswa rero ni iyihe? Yaje ikazamuka ivuye mu nyanja, hanyuma yarangiza ifite imitwe 7, ifite amahembe 10, hanyuma yagize ikicwa n'uruguma igapfa, ariko ikongera ikabaho. Ibi ngibi byabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe 914. Mwese murazi intambara y'isi ya mbere. Nuvuga ngo intambara y'isi ya mbere irangiye, ibihugu by'i Burayi byaricaye biravuga ngo reka dushireho ikintu, reka dushireho organisation twese duhuriyeho. Mu 1920 intambara y'isi ya mbere irangiye, kuko muri ko intambara y'isi ya mbere yatangiye mu 1914. Rero mu 1920 intambara y'isi irangiye, ibihugu bicara bavuga ngo reka dushireho umuryango utuyobora, utugenga. Uyu muryango uzadufasha gupromotinga peace, amahoro, security, umutekano, welfare, ubuzima bwiza. Uzadufasha gupromotinga trade international, cyangwa ubucuruzi mpuzamahanga, cooperation between of countries, imihurire y'ibihugu. Nubwo ngo izo ngizo zari objective cyangwa se intego z'uyu muryango bashyizeho bise League of Nations. Iyi League of Nations mu magambo ahinnye yari LON, LON, bayitaga RONI mu magambo ahinnye. Iyi League of Nations imaze kujyaho, wumve ko yarishyizweho muri izo ntego, ariko ibihugu nka Amerika ntabwo yitabiriye, ntabwo yinjiyemo. Gusa ibindi bihugu by'i Burayi biyijyamo. Amerika ntabwo yagejeje amaguru make kwinjira muri iyi League of Nations. Rero bigeze mu
1939 intambara y'isi ya kabiri iratangira. Ubwo Hitler yatangizaga intambara ya kabiri y'isi, iyi League of Nations yari iriho ni ya system. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka niyo ya nyamaswa Daniel yabonye, niyo ya nyamaswa Yohana yabonye izamuka ivuye mu nyanja. Hanyuma ihageze ibyo yagombaga gukora iraferinga. Intambara ya kabiri y'isi iratangira. Ibihugu by'Iburayi byinjira mu ntambara, hacikamo impande ebyiri. Ubutaliyani burwana ku ruhande rw'Ubudage, n'ibihugu byinshi bimwe na bimwe byegukira ku ruhande rw'Ubudage. Ubuyapani bujya ku ruhande rw'Ubudage. Uburusiya bufatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Abafaransa n'Abongereza barahaguruka bahagarika intambara ya kabiri y'isi. Bakubita Hitler, barangije baramunaniza, baramusenya, basenya Ubuyapani bwari bukomeye cyane. Nyuma y'uko Ubudage Mussolini yaramaze gupfa, Ubudage bumanika amaboko bwivana mu Ubutaliyani. Mussolini wari uyoboye Ubutaliyani. Mussolini wari uyoboye Ubutaliyani yari inshuti ya Hitler cyane. Amaze gupfa Abataliyani bivana mu ntambara, ariko Abadage nabo bari bamaze gutsindwa cyane n'Uburusiya n'indege z'Abanyamerika, kuko Abanyamerika binjiye mu ntambara nyuma y'uko Abadage bari bamaze kuroha amato y'abarenga 440 mu nyanja. Binjira mu ntambara no biyemeje kuza guhagarika Hitler uko byagenda uko ariko kose. Rero ingabo za Hitler zimaze gutsindwa, Ubuyapani bwari bufite igisirikare gikomeye mu kirere ku butaka mu nyanja, bwari bwarajengeje ibihugu by'Iburayi. Nojya mu mateka y'Ubuyapani, Ubuyapani nicyo gihugu cyo muri Aziya cyazengereje cyane ibihugu by'Iburayi. Ni igihugu cyazengereje Ubushinwa. Filimi nyinshi muzakunda kureba zo mu Bushinwa muzabona Abashinwa barimo barwana no gushaka cyangwa se no kwigobotora Abayapani, ariko byarabananiye. Bamaze imyaka myinshi. Ubundi Abanyamerika no bakuye Abayapani hejuru y'Ubushinwa. Ubushinwa bwari bwaragerageje ibishoboka byose bwarananiwe. Abayapani barafite igisirikare gikomeye cyane. Rero Abanyamerika ubwo bageragezaga kurwana n'Ubuyapani, Abayapani n'abantu batajya bemera gutsinda. Ntibajye bava ku izima, ntibajye bemera gutsinda. Baravuze ngo nubwo Hitler yatsinzwe, Abatani bakaba bavuyemo, ariko twebwe intambara turi kumutse ko byagenda uko ariko kose. So, rero niki cyaje kubaho, Abanyamerika babonye ko badafite gukomeza gutakaza umwanya no kwangiza ibikoresho no kurwanira mu gice batamenyereye, bahitamo gukoresha ibisasu kirimbuzi, barasa bombe atomike iyo bise Little Boy na Fatima barashe mu minsi 3 ikurikirana Hiroshima na Nagasaki. Ubuyapani bumanika amaboko, intambara ya kabiri y'isi irarangira. Intambara ya kabiri y'isi rero imaze kurangira, wibuke ko Yohana mu gitabo cy'Ibyahishuwe yabonye inyamaswa izamuka ivuye mu nyanja, ngo ariko irangije ikomere ku ruguma irapfa, ngo ariko yongera kubaho. Rero no kuvuga ngo ya League of Nations yari yamaze koroganizwa. Intambara ya kabiri y'isi kaza yari imaze kuyisenya itakiriho. Ibihugu nka Amerika, Ubwongereza, Uburusiya, Ubufaransa n'ibindi bihugu byamaze gutsinda intambara, byarice biravuga ngo reka tugarure ya League of Nations yagenje gute yatsinzwe cyangwa se yavuye itashoboye kuzishingano zayo, ariko tuyigarure mu yindi shusho yitwa UN. Iyi UN ni United Nations Organization mu magambo arambuye, cyangwa se umuryango w'ibihugu byishyize hamwe byo kwisi, umuryango w'ibihugu byibumbiye hamwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Mwihangane. So rero ibingibi babikoze gari nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Niya nyamaswa yapfuye, League of Nations yari yapfuye, ariko yongeye kubaho, ibayeho mu yindi shusho yitwa UN,
ariko ni ya League of Nations ikomeje, ariko noneho bayihaye izindi mbaraga. So bisone neza ngo ni cya kindi Yohana yabonye ya nyamaswa ipfa, ariko ikongera ikagenza gute? Ikongera ikazuka, ikongera ikabaho, ikongera ikagira imbaraga. Wibuke ko Daniel yabonye ifite amahembe 10, aho ngo tuzavuga mu bindi bice. Abona ifite imitwe 7. Iyi mitwe rero niki? Ni inyamaswa imwe, ariko ifite imitwe. Iyo mitwe rero ni bya bihugu byashinze wa muryango w'ibihugu byishyize hamwe. Niyo mitwe y'iyi nyamaswa. Kuko ubundi UN, yavuze UN ntiriho Leta Zunze Ubumwe za Amerika itari. UN ntiriho Uburusiya butari. UN ntiriho Abongereza n'Abafaransa n'Abakanadiye batari. Batangiye ari ibihugu bigera kuri 5, ariko gahoro gahoro barabizamuye babigeza kuri 7. Muri UN harimo ibihugu byinshi byo kwisi birenga 150, ariko hari ibihugu bifite intebe ihoraho, bifite ijambo rya nyuma. Iyo bivuze ngo oya, nta kintu gikorwa. Iyo bivuze ngo iki kiragenda gutya, bigenda uko nguko. Ibindi bimeze nk'indorerezi, byo birayoboka. Noneho ibi bihugu bifite intebe ihoraho, bifite power, byo bikorera cyangwa se bitegekesha isi wa muryango twita UN organization. Rero ikibazo ni iki? Kubera iki uyu munsi wa none nje kubasobanurira ibi ngibi? Uyu munsi wa none ibi ngibi bo ubwabo ababirimo babizi neza, kuko ubu buhanuzi barabusoma. Nubwo batemera Bibiliya, okay, reka mvuge ngo nubwo batizera Bibiliya ariko barayemera. Ibi ngibi barabizi. Mu minsi yashize, uyu munsi wa none tuvugana aka kanya, ku cyicaro cya UN muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York, ku nzu ndangamurage cyangwa se inzu yagenewe abashyitsi, hariho igishushanyo. Iki gishushanyo muracibona kuri screen zacu. Iki gishushanyo kiri ahangaha, kiri uyu munsi wa none cyamaze gushyirwa ku nzu ndangamurage ya UN cyangwa se imbere y'ibiro bikuru bya UN nk'ikirango UN irimo gukoresha muri kino gihe. Ni inyamaswa imeze neza exact nka ya yindi Daniel yabonye, imeze nka ya yindi Yohana yabonye. Wibuke mbere yavuze ngo ni inyamaswa ifite amababa, ngo ifite amababa nk'ay'ikizu cyangwa se ruko, ngo hanyuma ikagira akanwa kameze nk'ak'intare, kandi ikagira umutwe umeze nk'uw'ingwe cyangwa se nk'uw'igisamagwe. Rero ikibazo wakwibaza ni umunsi wa none, nibaza ko arimo gukora kuri screen zacu, murimo kureba iki gishushanyo aho giteretse imbere y'ibiro bikuru bya UN. Bagihawe n'igihugu cya Mexique, gikozwe n'umugore n'umugabo bakora ibintu bijyanye n'ubugeni. Abo ni abantu bazwi cyane mu bantu bakurikirana ibintu by'ubugeni, by'ibishushanyo n'ibiki byose. Uriya mugore Bolivia n'umugabo we nibo bakoze kiriya gishushanyo. Baragenda barema neza, no kuvuga ngo ya majanja. Urebye kuri kino gishushanyo urabona neza yuko ukuguru ko kw'iburyo kw'imbere, ukuboko kw'imbere barakuzamuye, berekana neza amajanja y'iki gishushanyo cyabo. Ameze neza nka ya yandi Yohana arimo kuvuga iyi nyamaswa izamuka ivuye mu mazi ifite. Ni amajanja ameze nk'ay'ipusi cyangwa se ameze nk'igisamagwe, uraza kubireba. Hanyuma urebye munsi y'uku kuboko,
munsi yo kukuboko kw'iki gishushanyo UN yateretse imbere y'inzu yayo, urabona ko harimo umubiri w'inzoka. Kandi wibuke Daniel aravuga ngo cya kiyoka gihimbaraga cya gishushanyo cya ya nyamaswa, novuga ngo ifitemo ishusho cyangwa se imiterere imeze nk'iyikiyoka. Nubireba neza uraza kwibona. Hanyuma nugaruka ukareba mu kanwa k'iki gishushanyo, kameze neza terike nka ya nyamaswa Yohana avuga ifite mu kanwa hameze nk'intare. Nugaruka ku mutwe wa, nimo murabireba kuri icyo gishushanyo uko bimeze, uko kimeze. Uyu mutwe wacyo umeze neza 100% nk'ingwe. Novuga ngo ni igishushanyo kimwe. Ubundi iyi nyamaswa imeze gutya zizwi mu mafilimi ya Hollywood, ariko mu buryo physically nta parike nimwe yo kwisi wajya kurebamo ngo usangemo, kuko inyamaswa zifite amababa zigendera ku maguru abiri. Inyamaswa zigendesha amaguru 4 nta mababa zigira, ariko iyi ngiyi ifite amaguru 4, ifite akanwa nk'ak'intare, ifite umutwe nk'uw'ingwe cyangwa se igisamagwe cyangwa se ipusi, ifite amababa nk'ay'ikizu. Ibi ni ya shusho neza Daniel yabonye, ni ya shusho neza Yohana yeretswe. Hanyuma UN itanga ubusobanuro avuga ngo iki gishushanyo ni ikimenyetso cya Peace and Security International, cyangwa se National Peace and Security. Muri rurimi rw'ikinyarwanda ngo ni ikimenyetso cy'amahoro n'umutekano. Noneho warangiza ukibaza, iyi nyamaswa iteye gutya, hari ukuntu isi ikora muri systeme zayo kugira ngo igaragaza ibyo ishaka kugaragaza, ariko imasking abarimo babireba bimenywe no bashaka ko babimenya, ariko abandi bari mu mwijima batazubiva niyo bijya. Noneho uribaza kuko baravuga ngo ni impano Mexique yahaye UN, ariko n'ubundi wibuke ko UN ubwayo ntibaho. UN ni ibihugu n'ubundi byishyize hamwe. Bivuze ngo iyo UN ikeneye ingabo zijya kurwana muri Somalia, irazikabwira Burundi ngo ni muduhe ingabo zijya kurwana muri Somalia. Ikeneye ingabo zijya kurwana muri Sudani, irazikabwira u Rwanda ngo ni muduhe abasirikare bajya kurwana muri Sudani. Bakabashyiraho idarapo rya UN, ubundi bakabahemba, ariko n'abasirikare b'u Rwanda bagiye kurwana hehe? Bagiye kurwana muri Sudani, ariko bakagenda munsi y'idarapo rya UN. Bagiye bidaciye muri UN, bagomba kugenda bambaye idarapo ry'u Rwanda. Ariko iyo bagiye baciye muri UN, barimo barwana munsi y'ibendera rya UN. Ibi nabyo tuzabivugaho mu gice kiri imbere, kuko dufite ibintu byinshi cyane byo kubasobanurira kuri ibi bintu. Twagize ubwiru bwinshi, cyangwa se twaracecetse, ntabwo twakunze kuvuga kuri ibi bintu ku buryo bwisanzuye. Ariko noneho iki ni cyo gihe kugira ngo tubabwire ukuri kose, kuko isi igeze mu bihe aho buri wese agomba gusobanukirwa ibihe turimo, akamenya uko agomba guhagarara uko agomba kwitwara. Rero byitwa ngo ni impano igihugu runaka cyatanze, ariko mu bundi buryo kuki iki gihugu gitanze impano mu gihe nk'iki ngiki? Ese iyi ngiyi niyo mpano koko ikenewe? None kubera iki ari impano igihugu cyatanze kitayihaye izina, UN ikaba arigenza gute? Ikaba aribonera izina. Ikindi ni iki ngiki, nagira ngo mumenye neza, sekere ya Antikristo azafatisha isi, azayoboresha isi, ni ibintu bibiri: peace and security. Kuko muri gahunda yiwe agomba kuza igihe isi itagifite umutekano, igihe isi itagifite amahoro, hanyuma akaza yihindura igisubizo cya bya bibazo. Niyo mpamvu abahanga ba Antikristo, abacurabwenge ba Antikristo bakora ijoro n'amanywa
kugira ngo basandaze amahoro abure ku isi, basandaze umutekano ubure ku isi. Hanyuma iyo ngiyo iba inzira yande ya antikristo ahagurukiramo, aza kuvuga ngo noneho mbazaniye amahoro, mbazaniye umutekano, kuko ari ikintu abantu badafite. Iteka iyo ugiye guha umuntu umuha ikintu adafite. Rero bivuze ngo hagomba kubaho sisiteme ibanza gusenya amahoro, igasenya umutekano, hanyuma hakaza umuntu uvuga ngo nzanye amahoro, nzanye umutekano. Ibi ngibi nibyo UN yahise ifata iha cya gishushanyo. Iravuga ngo iki ni ikimenyetso cy'amahoro n'umutekano. Ariko mu myaka UN imaze, amahoro ari hehe ku isi? Mu myaka UN imaze, umutekano uri hehe? Jenoside yarabaye mu Rwanda, UN yari ihari. Ibihugu byo hirya no hino ku isi biri mu ntambara, UN yari ihari. Abantu biri bapfa hirya no hino, UN irahari. Ibihugu by'Abarabu bihora mu ntambara igitondo n'umugoroba. Mu 2004 Amerika agiye kurasa muri Iraq, UN yari ihari. Tuzababwira ku ntambara Israel ihora mu gitondo n'umugoroba. 60 days war, Yom Kippur, izo zose ibihugu by'Abarabu byirwa bizirwana na Israel, UN ihari. Bararwana abantu bamara gupfa, UN igahaguruka ngo nimuhagarika aho ngaho. Ariko rero abantu bapfuye intambara zabaye. Novuga ngo iravuga amahoro ariko nta mahoro itanga. Iravuga umutekano ariko nta uhari. Imitwe y'iterabwoba yuzuye hirya no hino ku isi. Ariko iyo ni imvugo, novuga ngo ni systeme, bo nta mahoro bafite, nta n'umutekano bafite bashobora gutanga. Ariko icyo ngicyo ni ikintu, ni systeme ya antikristo agomba gukoresha. So bivuze rero ngo ahangana biravuze ngo aha ni ubwenge buri, ngo kuko hazaduka indi nyamaswa iturutse mu butaka ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama. Nagira nkubwire ngo nyuma y'iyi organisation ya UN hazahaguruka indi nyamaswa, ariko yizaba ari umuntu. Ni bya bindi nababwiye ntangira kubabwira ngo igihugu kiba gifite president, gifite n'ishyaka riyoboye. So rero uyu muntu azaba ameze nka president, ariyo ya nyamaswa iva mu butaka, hanyuma akoresha ububasha bwa UN, ariyo ya nyamaswa iva mu mazi. Ahangaha niho tubaye nk'abacumbikiye gatoya, kuko nitugaruka tuzababwira iyi nyamaswa izamuka ivuye mu gitaka n'imikorere yayo. Ariko icyo nashaka kuvuga muri kano kanya ni iki ngiki: niba ubwabo bagezeho batangira n'umusasa kugaragaza no kwereka isi yose abo baribo, bivuze neza ngo igihe cyarangiye. Tugeze ku musozo w'ibihe, tugeze ku mpera z'ibihe, kuko ibi ngibi byabayeho mu ibanga imyaka myinshi. Bibaho mu isi y'umwuka, bibaho mu butware bw'isi itagaragara. Ibi nabyo tuzavuga mu kindi gice gikurikira, ariko batabasha kugaragariza isi icyo bari cyo. Rero nimba igihe kigeze ubwo batangira noneho gufata bakereka isi ngo wiga turaba, kuko gufata iki kimenyetso cy'inyamaswa bakagitereka imbere y'ibiro byabo bakagihindura ikirango, ni ukubwira isi ngo burya uwo turiwe n'uyu nguyu, burya uwo dukorera n'uyu, burya icyo turi cyo ni iki, identity yacu ni iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo yabayeho yitwikiriye, ariko ubu noneho sasa ibihe birimo birabapushinga kujya ahagaragara, ibihe birimo birabasunikira gusohoka hanze, ngo buri wese asobanukirwa amenye ngo burya aba bantu cyangwa se cya kintu ni iki ngiki. Ishusho yabo yari iri behind, yari iri secret behind, in invisible. Ariko ubu ngubu barimo baragaragaza ngo burya noneho abatari batuzi ni mutumenye icyo turi ni iki ngiki. Ibi ngibi bashobora kubikora atari igihe kibasunika. Wowe ukurikiye ubuno butumwa, wowe ukurikiye video, najya nkubwire ngo tugeze mu bihe byanyuma. Igisigaye ni gito gusa, ubwo inyamaswa mu mazi yamaze kugaragaza identity yayo,
ikigiye gukurikirana ni kimwe nuko inyamaswa yo mu butaka nayo yiyerekana, hanyuma igakoresha ububasha n'ubushobozi bw'aya nyamaswa iva mu mazi. Inyamaswa rero iva mu butaka naho tuzavuga mu gice gikurikira. Imana ibahe umugisha, reka dusengane. Ariko mbere yuko dusenga, reka mbwira nimba utareka Umwami Yesu n'umucunguzi, iki nicyo gihe cyawe. Nimba utaraha ubuzima bwawe Yesu, uyu ni umwanya wawe. Ndakwinginze aho uri, nimba utareka Umwami Yesu n'umucunguzi, nk'ubugingo bwawe, nk'ubuzima bwawe. Ko mbere yavuze ngo izarwanya abantu bose, ngo keretse umuntu wenyine gusa izina rye ryanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama w'Imana. Niba rero izina rye ryanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama w'Imana, nyemerera umpe kano kanya usubire muri ano magambo wiyandikishe, kuko n'ubutsinzi buri honyine gusa. Nimba utakira Umwami Yesu n'umucunguzi, nanjye nkubwire ngo aya niyo mahirwe yawe, uyu ni umwanya wawe. Subira muri aya magambo, vuga ngo Mwami Yesu, uyu munsi wa none nje imbere yawe, nguhaye ubuzima bwanjye kugira ngo umbabarire ibyaha byanjye. Nagucumuyeho, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, sinagendeye mu kuri, sinagendeye imbere yawe. Ariko nkimara kumva ijambo ryawe, uyu munsi wa none ndahindukiye kugira ngo umbabarire ibicumuro byanjye byose, umbabarire ibyaha byanjye byose. Nguhaye ubugingo bwanjye, nkure mu gitabo cy'urupfu, ushyire mu gitabo cy'ubugingo. Ntandukanye n'ibyambuzaga kukwegera byose, nk'ubugingo bw'iteka ryose. Umpe kunesha inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Muri ibi bihe bya nyuma, umpe agakiza kawe kugira ngo kanyobore. Umbere itara rimurikira ku manywa na nijoro. Ubugingo bwanjye ubw'agaciro mu biganza byawe. Urakoze Yesu kuko unyakiriye, urakoze kuko unyemeye nk'umwana wawe, urakoze kuko umpaye ubugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka ngusengere. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, ndasengera ubwoko bwamaze gukurikirana ubu butumwa. Ntabwo Mwami tubabwira ubutumwa kugira ngo tubatere ubwoba, ahubwo tubabwira ubutumwa kugira ngo basobanukirwe, bareke kurangara, bamenye ibihe turimo, bamenye isi turimo, bahaguruke kugushaka, kugusenga, kugukorera no kukubaha. Umugisha ubwoko bwawe, umugisha abantu bose bazakurikira buno butumwa, umugisha abantu bazasharinga ino video, umugisha abantu bose Mwami, ubutumwa buzagira aho buvana bukagera aho bubageza. Ndakwinginze ngo uganire n'abana bawe, ndakwinginze ngo basobanurire ibyo tutavugiye muri iyi video. Mwami, igitare cy'amahanga, wowe umwuka ruwohereze kugira ngo aganirize ubwoko bwawe, basobanukirwe ijambo ryawe, basobanukirwe ibyo ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen.